numve da batabana mutahanze wasanga ibyo bintu birisebe se urabizi icyaguhungabanya ndikubwira mbere nta mwanzi wagutera avuye iwanjye bitekerezeho reka nikiragire papa agira imikino mama yamwica noneho nimba yamwica gute simbizi mabuja wanyihanganira gatoya nkabanza nkavugisha umugore ko ngiye kuza ndabona amasaha yagiye nanjye burije ugere vuba tuganireho gato alo sheri umbabarire natinzeho gatoya ariko ndi kumwe na mabuja yambwiye ko nshaka ndi mu modoka hoya yari yanangejeje ruguru yo mu rugo oya nturyame naza sheri wanjye ndagukunda sawa ndaje pizza nayiguze ndayifite sawa ndagukunda nteko disi muri kundanira na madamu pe cyane uko muzagume gutyo pe twe twihera muri paradizo y'urukundo rero Emi ikintu nashakaga ko tuganiraho cyane nashaka kubaza umuntu witwa Patrick uramuzi Patrick oya ntabwo uzi Patrick ntabwo muzi pe ngo muremure gutya Patrick w'amasoso erega ngengeze burangeze i Kigali vuba singira ngo na amezi atatu amezi ane urumva Patrick ese yatuye i Kigali Patrick naho uzi ntumbeshye mbwiza uko nta kibazo Patrick mabuja kubera iki Patrick nawe nzi pe reka nkubwire rero buriya umunsi wa mbere nkubona habuze gato ngo mbanze mpite mbikubaza mbone tubone ibindi kuba twabiganira ariko umutima nta murambwira we ya banze uyu muntu mukorane uzamuganiriza ibintu nyuma Patrick ni umuhungu twakundanye yes turabasuhuje aho muherereye hose mu bice muherereyemo bigiye bitandukanye ubu ngubu noneho byanze bikunze ibintu bigiye gufata urundi rwego nari narababwiye ariko mwabyumvishe rero uburyo mabuja wa Emile atangiye kuvuga mbaye mbateguje hakiri kare ko ibi bintu biri buze kuba bibi ibaze kweri urukundo mu by'ukuri rwarwaniwe kuva kera nibirangira rugenze nabi iyi ni intambara ikomeye cyane rero nk'uko nabibabwiye dore bitangiye gusohora mabuja rero atangiye kuvuga ko mu by'ukuri yari afite fiance kera wari usa na Emile ngo mu by'ukuri bari basa ahubwo rero byanze bikunze urumva nawe ahantu biganisha niba atariho biganisha none ahazaza murumva aho bizagera ibintu rero ntabwo biri buze koroha nyaboneka nyagasani no gusenga cyane reka mabwire mu by'ukuri abantu mu by'ukuri mushigikira urukundo rwa Emile ndetse na Anita tubasabye amasengesho tubasabye kujya ku mavi mugasengera urukundo rwabo kugira ngo rutaza kuzamo kidobya ibintu rero ntabwo biri buze koroha biraza kuba bibi cyane hanyuma rero iyi ni Hopi Ngendi X hanyuma filime ni Inzira y'umusaraba nk'ibisanzwe reka mbaye ikaze rero haba ari mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali abari muri diaspora mwese mukomeze kugubwa neza turabasuhuje Imana ikomeze ibandindire hanyuma rero mbere yuko dutangira reka nsabeho turakora subscribe gukora subscribe ni igikorwa mu by'ukuri cyoroshye ariko mu by'ukuri gifite agaciro gahambaye cyane rero kora ku buto rya subscribe hanyuma ufungure n'akazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi hanyuma wigarukire turebere hamwe uburyo ibintu bimeze muri rusange filime rero ni Inzira y'umusaraba iyi ni Hopi nyine tugiye kuganiraho nk'ibisanzwe ndagusaba mu by'ukuri niba ari bwo bwa mbere uragera aha ngaha kwikuza muri comment ukareba comment bagenzi bawe banditse ukabasubiza cyangwa se nawe ukagira icyo utubwira hanyuma rero
ikibazo cy'uyu munsi kiragira giti ese ubundi abakinnyi bakina muri iyi filime urabazi ni bangahe, ese abo wishimira ni bande baguha show? Ni ibyo ngibyo mu by'ukuri twifuza ko mwadusubiza, mwibutse neza ko komenti zanyu zose zirasomwa zigasesengurwa kandi n'iz'agaciro cyane, tuba twifuza kuzibona. Rero mu by'ukuri niyo mpamvu tuba tubasaba kugira ngo mugire ikintu mubivugaho namwe. Ni ahanyu rero ho kubaka umuryango mugari w'abakunda filime Inzira y'Umusaraba. Rero nk'uko murimo kubibona ibi bintu mu by'ukuri ni ibintu bitoroshe nyaboneka kugira ubu ngubu. Ese Emile azabasha kwivana mu by'ukuri muri iki kibazo ndi kubona agiye guhura nacyo? Sinzi ukuntu biri buze kugenda, birasaba ko tumusengera, birasaba mu by'ukuri izindi mbaraga. Ese na mupasiteri uri hano dukeneye umupasiteri uri hano azamura isengesho muri komenti ribuze gukora mu by'ukuri rikananyeganyeza ibibazo byose bigiye kuvuka. Bari basabye kwitegura hakiri kare, ibintu bigiye kuza kuba bibi cyane, filime yagiye yaryoha. Mu by'ukuri hari abo mwabonye batavuga, hari abo mwabonye badakina. Ubu ngubu ndagira mabwire ngo buri wese mu by'ukuri n'icyo ashoboye gukora ubu ngubu byose bigiye kuza, bigiye ku mugaragaro ku karubanda. Mbaye bateguje hakiri kare. Hanyuma rero nk'ibisanzwe nyuma y'uko umugira nabi nawe agiriwe nabi nyine, murabona ko yambaye ibintu mu maso, mu by'ukuri asigaye mu by'ukuri arebesha amaso n'umunwa we. Sinzi ngo azakira ryari, gusa igihe hari nuko afite muganga urimo kumwitaho muri iyi minsi, naza gukira intambara zizongera zivuke. Rero n'ubundi nk'ibisanzwe ni ukuvuga ngo intare niyo yaba yaravunitse akaguru irakomeza igahiga. Rero niyo mpamvu mu by'ukuri ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Uyu mugore arashaka mu by'ukuri kwihorera kuri Iribagiza. Ese biri buze kumukundira? Arimo gufatanya mu by'ukuri na musaza we, barashaka kwihorera kuri Iribagiza, barashaka kumutwarira umwana. Musaza we yavuze ko ubwa mbere yagiyeyo mu by'ukuri agiye gutwara umwana wa Iribagiza, agaswata akazana umwana utari we, ariko ubu ngubu nawe yamara amajati inshuro ikurikiranye, noneho ntabwo ngomba kuviramo aho ngaho. Barahiye rero, gusa ikintu cyari Fabio arimo kubabwiza ukuri, akababwira ati ibyo bintu muri gukora si byo, ariko bakamutonganya, akababwira ati mugore ibintu mushyizemo ubwenge, apana gushaka kwihorera gusa no gushiramo imijinya gusa, naho nimubikora gutyo biraza kubapfana. Byarangiye Fabio bavuze ati Fabio weho tugukuyemo, tukuvanye mu mipango yacu, mu by'ukuri ndabona utarimo kudushyigikira. Hanyuma ari ahita ahamagara muri ako kanya, barongera bitabaza Fabiola, batereka tugwe Fabiola muvugane, nawe arabyanga, arababwira ati ngi ikintu cyanyu nanga nuko nanga ko mbafasha, ibintu byageraho bimaze kuba byiza, bigeze aho biryoshye, mwarangiza mwese mukanyihakana, ngewe mukanjugunya nkaho nta gaciro mfite, kandi mu by'ukuri igihe byari bigezeho bikomeye mwaranyitabaje. Mu by'ukuri nyine nk'ibisanzwe aha turimo gusengera urugo rusha rwavutse, ubuzima busha bugiye gutangira ahangaha, gusa agahinda gashira kandi aribagara. Abangaba mu by'ukuri bagiye banyura muri byinshi, ubwo ndavuga Anita na Emile bagiye bababara cyane, gusa igihe hari nuko bakundana bya nyabyo. Nk'uko tumaze kubibona mu kanya, tumaze kubona ko mabuja wa Emile muri iyi minsi atangiye kumubwira ngo arasa n'umuhungu bakundanye kera. Ese ibintu biri buze gucura iki? Gusa icyo nizeye ntashidikanya nuko Emile agiye kongera guca mu by'ukuri mu bibazo byo kugeragezwa. Ese iri geragezwa azagitwaramo ati? Reka dutegereze turebe uburyo iri geragezwa azaryitwaramo, niba azaritsinda cyangwa se azatsindwa bikarangira mu by'ukuri ababaje Anita azagana he? Dore ko yavuye iwabo hari ibiryo hari byose, agakurikira urukundo rwe, yibaza urukundo rwe narwo mu by'ukuri muri rusange nta kintu kizima kibivuyemo, byaba ari agahinda, amarira atagira. Sinzi ngo aya marira yazahagarikwa n'iki muri rusange, gusa byari bibi cyane. Yanze are ushaka kumujyana mu Bwongereza, mu by'ukuri agakurikira urukundo rwe mu by'ukuri muri rusange ariwe Emile. Rero bitagenze neza byaba ari ibintu bibi cyane. Reka nkubwire ngo rero rwo mbere bagera hanganda gusa gukora subscribe, nyaboneka ukikoza muri komenti, ukadushyiramo udutima cyangwa se ukatubwira mu by'ukuri muri rusange ibyo utekereza, cyangwa se icyo mu by'ukuri waba utekereza kuri iyi filime. Ndabasaba rero mwese kujya muri komenti, buri wese akandika atubwira icyo yishimira, icyo abona cyakosoka, hanyuma mugatanga ibitekerezo byanyu nyine nk'uko nabibabwiye. Ibitekerezo byanyu birasomwa bigasesengurwa kugira ngo hafatwe izindi ngamba, ndetse binitabwaho bikadufasha no gutegura ahazaza h'iyi filime. Hanyuma rero nyuma y'uko
Rugema amaze gukora amabara cyane ko asanzwe anayakora n'ubundi ni ibisanzwe kuri we, yafashe imiti nyine ayihereza mama Iribagiza. none ubu ngubu mama Iribagiza yasaze yasizoye, mu by'ukuri arimo kumusaba ko uyu munsi nibataza kurarana mu cyumba kimwe ntazigere mu by'ukuri atekereza no kongera kuba yavuga ngo hari ahandi hantu bazongera guhurira cyangwa se bazararana. Hanyuma nawe nyine yamwangira amubwira ati ibyo bintu uvuga ntibishoboka, ahantu hakiri nyina ntambara hakiri Fabiola. nawe arabyanga aramutsembera amubwira ko ibyo bintu bitashoboka bitanakunda. Hanyuma nawe nyine aramubwira ati niba bitashoboka bitanakunda ubwo ntibizigere binabaho. Hanyuma Rugema birangira amuhaye umwanzuro wo kuvuga ati reka ngende rero njye ku kazi kuko ndi kwihuta cyane, bitekerezeho ubwo nyine ndaza kuguhereza igisubizo kandi cyiza, ndaza kukiguhereza nyuma y'aho mvuye ku kazi, turarebera hamwe uburyo byose bimeze. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane, bikomeje no kugorana mu rugo nyine rwo kwa Anita muri rusange. Rero byose byamenyekanye, amakuru yose Emile ubu ngubu arayafite. Yaganiye na Anita amubwira uburyo iwabo byose bimeze. Anita akibimenya, akimara kumenya ko mama we yahiye isura yose, nyine ni umwana n'umubyeyi, yihita yirengagiza mu by'ukuri akababaro yahuye nako, yatewe n'umuryango, yatewe na mama we. Ahita avuga ati ngomba kujya mu rugo, ngomba kujya kurera mama, nubwo ari inyamaswa, nubwo yangiriye nabi ariko ni mama, ngomba kujya kumureba. Hanyuma nyine akomeza aganira na Emile mu by'ukuri nyuma y'uko amaze kumusobanurira byose uburyo bimeze, uburyo wakoze amakosa n'undi wihoreye, bya bindi byose nyine yaje arabimubwira. Hanyuma amubwira ko na kamarade ubu ngubu barimo gupanga imipango yo kujya kuvana mama Iribagiza muri ruriya rugo, cyane ko ngo abandi bose byabayobeye, gufata imyanzuro byanze, kugira icyo babikoraho byabayobeye. Kandi twari twabonye ko Iribagiza arimo guhamagara musaza we ngo agire ikintu akora, ariko musaza we akamubwira ko azaza muri weekend kugira agire ikintu nawe yamufasha cyangwa se yamufashaho kugira ngo byose bijye mu buryo cyangwa se babikemure neza. Emile yakomeje amubwira ko mu by'ukuri we na kamarade bafite gahunda yo kuba bagenda muri ruriya rugo rw'iwabo wa Anita, hanyuma bakavanayo mama Iribagiza. Icyakurikiye nuko nyine umugore we Anita yamubwira ati ibyo bintu ni bibi, ndatwite ngo twitiye umwana, ibaze hagize ikibazo kikubaho ntubashe kugaruka, ubwo urumva ngiye ibyo bintu nabyanganira nazabasha kubiva. Muri nawe aramubwira ati se we ko wari ushaka kujyayo bahise bakunjyana cyangwa se bakakugirira nabi. Aramubwira ati uriya ni mama wambyaye, nubwo ari umugome ntabwo ashobora kunyica, ariko we bashobora kukugirira nabi, bafite gahunda yo kukugirira nabi, izo ngizo ni imipango zabo bafite. Hanyuma nyine birangira amwemereye ko yazagenda ariko akitwararika, bagakora gahunda yabamujyanye, hanyuma akaza kugaruka. Rero reka mbashimire mwebwe twabanye, abamaze gukora subscribe n'abitegura kuyikora.